Yamaye inka rero ye penye episode ya mbere season ya mbere ni kabaka wa mbere mukanya gato cyane ajya makiswe ngwiki kachis mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima biri mu burwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi. Reka mbarangira ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzo ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga kubageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore batagerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona service zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 078816 cyangwa 0788249789. giti.net, the free movie tree. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe: ni ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu mu ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubaga impande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe: ni ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Mu ivuriro Inshuti y'Ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788450245. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07. ye yamaye inka rero ye bakise ngwiki filime yacu dutangiye bayise kachis dutangiye mu gace kitwa hatati na gace kaba muri Syria. Ndetse mu gutangira rwose arabavuga rwose ababaho nk'uko rwose nibabeho uko Imana ishaka. Umunsi umwe bazahanwa nk'uyu mukafiri. Rwose abanyabyaha bose bicuze ndetse mutwiyungeho kugira ngo ibyaha byanyu mubisukurweho mubivanweho. Inshingano zanyu nuko mu isi yindi ikurikira atari iyi si turimo mukaho neza, mukaho ko Imana ishaka. Allah subhanahu wa ta'ala rwose baravuga Allahu akbar. Baravuze bamuca igihanga mu bizara rwose ni zakaritse rwose usanga zibamo ibyihebe rwose byica abantu ku munsi ku wundi. Tuvuye hariya kuri ruhande rwose ndetse byaciye kuri televiziyo hose nicyo bareba. Twajanga mu Bwongereza utangiye muri Syria harimo bica abantu. Shanjips kimwe cy'abakiwe
Gashya Chips. Gatinze bari ku ruhande Rangers maçı var. bose nimugire ikibazo ngira ngo mubyishyura rwose tuva ahantu hamwe Dünyanın her yanga ntabwo mwishyura diye. sari kubwese ahantu hose haranya Turukiya Deniz olursa bana işaret edin. icyo mwakira cyose mumbwire ubu baseriva ngaha bava mu gihugu kimwe abantu bari mu Bwongereza nabo muri Turukiya Mehmet yana amahoro ufitanye rwose na Ziti News bimeze biti byayo bana abanyamakuru baransubije bavuze ngo iki nabyo biranze ahangaha inkuru rwose bari zibura kandi ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo rwose utangaze inkuru zimwe zitariho ivumbi uzi n'ikindi dushaka amakuru mu buryo bwacu kandi ndetse nabizi ko bazadutakambira ngo batukorane natwe inkuru zacu bazatwinginga ngo tuzibahe tujyane na kuru ya Nowa rero mu byumweru bibiri bari muri Istanbul muri Turukiya bagiye kujyayo reka tujyane nabo hari inkuru ngaho bashaka sezanya ko rwose biza kuba bitekanye si ushaka se kuba umuntu waba abantu batangaza amakuru ku rugamba isi ko bimeze cyangwa yego niyo nshaka mbese ku kibundi maze igihe cyose nkukurikira ahantu hose imyaka ibaye 2 nirukaho ahantu hose byiza tuzanga muri Istanbul muri Turukiya mu byumweru 2 barafite ngo kurungo ya Nowa gwirajya gushaka inkuru numbaze ngo inkuru nyabaki usanga bashaka kuba rwose batangaza za nkuru utasanga undi muntu ari wese inkuru zo ku rugamba inkuru ngaho gusanga umuntu gutangaza inkuru inkweto urazibona gute oya inkweto wambaye neza bigakabya urakabije kwambara inkweto nziza abantu bagiye ntago ari mu butembere tangaza nkuko bati rwose twabonye ibyihebe birasa abantu byica abantu bicana ibihanga kuri hano wangiye ni none mugenzi we hari undi muntu tuye kujyana buretse tujyana nande kandi 4 kişi olacağız demiştim. Sinzi ko twemereje abantu 4 Farkında mısın? ko nanjye ko natanye kwa benshi Zeynep geldi. umva Zeynep yenda kuhagera Ya. baba we Ya. kakaze ngaho katerega kome bihagije sike Oğlum çıkmayacak. witwa Zeynep numbaze ngo Zeynep w'ikibazo cye niciye yasarakara umunyamakuru ngaho mwise murungi anga yasarakara Aç belası. Zeynep Kaca. umva Zeynep anga rwose karaca ushaka ko waramwumvisheho ni umuntu rwose ujya uvugana rwose n'abanyapolitiki b'Abadage reba hano mwereke mvase Baksana be. murungi anga ntabwo abyumva Hangi kız? namubonye ubonye nde Ya. umugore avuze ngo Zeynep karaca Nereden biliyorsun? wese umuzi ute Sordum. baje Nowa nyine Nowa arabimbwiye Niye bak şuna bak. reba Kız biraz sorunlu bir tipi. Olay. bose ni umuntu anga ni akasamutwe ni byinshi inkuru nyinshi zimuvugwaho kandi zitari nziza ntabwo avugaho rumwe zasanga hari ibyabaye anga akavidewo arimo aratera umunyapolitiki amukubita amagi yisaza bamuzi nk'umusazi mu Budage abibona ni akavidewo anga kagiye gasirikira ku mbuga Zeynep anga yitotomba ntibwatinze Zeynep mwenyewe wese yizira fata video yawe Kein Problem. Du bist pünktlich. vewe mu Budage bose bashaka gutangaza inkuru ni za nkuru usanga benshi badashaka kuvugaho ninge Zeynep Evet. murungi nanjye ndicita Kaç izlenme olmuş? icyo kiganiro se gifite views nyinshi Efendim? ushaka kuvuga iki Bana izlettiğim videoyu soruyor. arimo aravuga video Çok olmuş. zifite nyinshi views nka 100 Aslında öyle olay çıkaran biri ariko njye ntabwo ndakasa mutwe sinditesha mutwe sindi n'umuntu wo kwihambira wizirika nuko bagiye bagacamo nyine bagakatamo ibyo bashaka ibindi babikuyemo baragiye njye gushaka inkuru turi muri Turukiya murungi sabe sibyo Aha. de sizin geleceğinizi duyunca araştırdım. nyumva ko rwose turajyana nahise njya gushaka ibyawe Araştırdın. wabishatse narebye amafoto yanjye se nifotoje cyangwa Ama güzel. nashafashe amafoto kugira ngo ndebe akazi kawe Olmasın. sinabeshya nyine ariko nagize gutya nayawe ndakureba uko usa kugira ninkubona ngo umenye Anladım. okay Bize de geleceğin son anda söylendiği için. twe twabimenye ku munota wa nyuma kuri buze rero ntabwo twagize umwanya wo kugushakisha Bizlerden hoşlanmıyorsun anlaşılan. bivuze ngo ntabwo ukunda za surprise Sadece bu videolarda kim davranırsan orada başına 1000 tane bela gelir diyor. umva ushaka kwigira umusazi hariya ahantu twajya mu bibazo byinshi ushaka kuzana iby'ubusazi hano Gittiğimiz yer Avrupa değil. ahangaha ibintu tujyemo ntabwo ari nko mu Budage hamwe ngo urakara umunyapolitiki ukamukubita igi ngo ukumva ngo urisayije muri Middle East burasirazuba bwo hagati Teşekkür ederim. umva nishimiye rwose ko rwose uhangayitse ku bwanjye gusa nakitaho ntumenyere kandi Hadi. Bizim uçak bu. Hadi. ntumenyere
komereza bagiye muri Middle East ibihugu byo muri Middle East ni za Syria za Iran za Iraq byayo gusanga ibyinshi birimo intambara nubwo bitoroshye bwatinze basana bakiranga umwe baramufata uyu guye nawe baramuyora karabaye anga no kuza kayira uyareba uri mu rungi ari kumwanga na chita inkuru igiye kubirya ngurye barabaje barabayora nimba muri gahunda nimba bayoye gutya bera mupangu undi barabayora nabo barabayora bombanga akora ko babishyuye barabaye kugira ngo nyine babacisha ku ruhande bajanga mu buryo butazwi nta kinyamakuru cyabatumye baraje gutyo gusa ubundi ugiye kujya mu gihugu cy'amahanga cyane cyane umunyamakuru ambasade igomba kubibizi ibiki byose igomba koye gahunda zose igomba kuba ziri tayari agace hano ngaka sanuru fra no kuvuga ngo nagace ngo ngasomye nabi cyangwa ngasomye neza ni mukoboke wabo zaga gace bushaka ukamenya cyane bigiye kurese ni bwatinze nose mushaka kujya yose nose ndabayobeje se bwatinze ajano ni inguranga y'inkuru ni indyankurye Anladın mı? Yolunda yavrum. cyakano natekanye iyo uraza ko ari sawa Mis. Ismail rwose nuraza kutuyobora Köyüne kadar. araza kutujyana mu mudugudu aho bayazidisi baba Vallahi. abantu bameze nk'abayisilamu ariko noneho badahuje imyemerere neza n'abayisilamu ni bayazidisi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam ndimo ndabasobanurira inzira tugiye gufata witwa Ismail ni ugiye kubajyana Türkiye'den. nyuma y'amwe 25 zo kugenda turava muri hano muri Turukiya tujya mu gace bita Fakal Dağ kinza bagiye gucamo Radyo. agace ka Fakal rwose baragenda bakagenda muri za Syria geçeceğiz. tuzaza guca kuri bariyeri ya Brotherhood ni agace ni umuryango w'ibyihebe baba barakoze ngo umuryango rwose ngo umuryango mugari Şu bir ni igihumbi kuri buri muntu Ondan sonra- ubwo batwemera gutambuka Değil mi? nizere ko ari wanyuma turaca kuri bariyeri yol olmayacak. mu gihe tubishyuye nta kibazo ugera kuri bariyeri ukishyura nta bindi Beyim. ruswa ngana ikora Bolcu çabuk gel konuşma. maze kuvuganya na sheri wanjye Bile beni sheri merak wanjye Queen of Cheetah etmesin yarın. rwose turimo twapangaga ubukwe ntongere kumuhamagara Telefon. sawa panga na Queen of Cheetah Legal, man. baravuganye kandi ntabwo abizi ko yaje mu nkuru zitemewe azi ko rwose akiri iwabo byahe ko tayari yageze muri Turukiya kandi ari mu nzira yajya muri Syria bwatinze amasaha y'ijoro guca kuri bariyeri babona ariko bitwa ba Brotherhood ngo ni abavandimwe ngo rwose ni umuryango witwa ubuvandimwe ngo ni ubuvandimwe abavandimwe ariko bica abantu koko ni ibyihebe asangaha njangaha murungi ifoto ya mbere ya kabiri iya gatatu ndayariye ngewe harya amafoto uri mu biki Çaktım hala çektim. gufata nyine utwihuse hari utwihuse tuba tugomba guhita tucaho yadufashe bano imbere none mugenzi we afite ubwoba ni Cheetah rwose aha ngaha afite ubwoba bwinshi cyane Çıtar galiba. n'ibinaje amatanya kubyicuza bisa nk'abikunze Kimse. nibiza ko bitakoze kubera ko turi abapfutu Tipine baksana. reba kuri rwose bari gusuhuzanya uri kubabona Okutmaya mı çalışıyor? ushaka kurera ubwoba se ko turi bupfe tanya kuza ibyo gupfana ntunkange njyewe ntunkange ntibyangabona abantu hano baritandiye aha ngaha abantu ntabwo baseka ushatse ibintu byo guseka ni kwita unazira urunyo aha ngaha inkuru rwose iwe yagiye kure mu bintu byo gushaka inkuru inkuru ni ukwishaka kuko abi nakeza baratambutse iyo bashyizeho bariyeri barangije barakomeza bagiye ku gace k'abantu bitwa bayazidisi bagiye rwose gushaka inkuru ngo urumva niba nawe kwishaka tayari bizaba birangiye baje aha ngaha kubera ko rwose ntabwo ari guca mu buryo bworoshye ni uguca mu misozi bari hano mu buryo butemewe baje hano bacisha mu misozi ngabo ni Noah na mugenzi we Ismail ukabona Cheetah murungi na Zeynep amujaja inyuma Lan o yar beni. umva rwose mfite she amenye ko naje muri Syria yanyica Haber vermedi mi? none ntabwo bigeze ubwira fiance wawe Sanki. mwese ababyeyi bawe bababwiye Benim ailem yok. nta muryango ngira Ne demek ailem yok? ushaka kuvuga iki ushaka
ushaka kuvuga iki ntawe nyine umuntu agoye ko n'abanyarwanda ushaka kuvuga ikiza ari kuvuga muceceke murasakuza we ushaka gusakuza sakuza hangane kuyituzira azanga baruhukemo aca mu misozi bakira Ismail mwese mwishe karabaye baza kwishana karabaye mu misozi hanga inzira bafasha hanga umva impande nta muntu ukiwukoresha wana arabaje hangaha ibye bibiri byaje hano ngo abizanya hanga rwose bihaca bikora paturuyi gusa ngo nta muntu ugikoresha n'umuhanda turukira ngarwana nyene n'agatabi hano bagiye kunywera agatabi sasa nari icupa nga iki kigurude bakibonye kaba kabaye mujaja yasize gurude hano gurude igiye kuba ikibazo gurude kuyibona kaba kabaye abanambabazi n'ibyebe ikiyebe shaki kubonye umuntu w'umunyamahanga w'umunyamakuru amprise banga abanyamakuru kubi baje hanga kuganira uko baganira icupa ngo bakurivana mu nzira iri cupa badaheza icyo bakaribona icupa ariko ikura mu nzira niki numvishe ibi leta yakurya ninduraho ibyo nubwo ari ibyihebe kuko batari n'ibisirikare babigira ubwoba shawo abasivili bariyambitse rwose bakigira indwanyi ku mbaraga nta muntu hari wana bageze gutya bamura umuntu sasa yitsimba hano amujyajya tugende wanasye twigendere twe nawe kujyana kuri bariyeri twigendere ni ibinyabwo byaheze bigenda asanga ari nk'imbeba buze gato abantu bafite imbunda abantu b'abanyamakuru sasa kubabona ahantu ngaha muje kuneka ibyihebe baguca igihanga ko twanatangiye filime ahangaha umuntu wacaga igihanga kandi umunyamahanga bamucaga igihanga nta mbabazi bagira bahita bagati kafiruna tumuhitane urugendo barukomeze none no gukomeza urugendo amujyajya agenda amujyajya hanga yarabakoresha amakosa yarabatumye babahitana batanagerayo baje hano ni agace aho yazidisi baba yazidisi rwose bo bifitemo no kuba rwose bamwe muri bo ari abakristo abandi ari abisilamu bafite n'imyemerere idahuye neza n'iy'abayisilamu ijana ku ijana urakaza neza rwose mu mudugudu wacu Sana emanettir Mendo. rwose mudugu musigiye rwose abantu n'abashyitsi nkwaye İsmail? Yinagiye none Ismail ntabwo usigara oya Sen bilirsin. okay nta kibazo Köyün lideri Mendo amcamız. bamwita Mamudu kadar geri dönüp Mamudu rwose ni ukuri aka gace muri kumwe ababitaho arabitaho kugeza igihe nzagarukira nzaza kubafatanya nyuma y'iminsi mikeya Sağ ol İsmail. byo mukora nkamwe mubikora nzagaruka nje kubafata Bize ayran verin. rwose mureza rwose amata bashyitsi babanze banywe bakubita amata hano nkanga bagukubita amata y'ingamiya ukayanywa murongesa bakana rwose kaze mu mudugudu wacu ni inkunagazi bazanye n'abanyamakuru 4 zanga munywa amata ni ingenzi Yorgunsunuzdur. Geçin. rwose nimugira ikibazo mwisanzure mushaka kuba murushye munywe mwicare mushyire ikapu hasi bereka muraryama amata bahame rwose yaje hano wese naguza Biraz etrafa bakacağım. oya ngiye kwanza nemberemo Chita tujyane oya ndarushya kajya kwiryamira ngiye Chita n'umunebwe İyi tamam hadi. sawa yendo ryame uyu nguyu rwose murungi wakunda inkuru kubi bagiye kwanza tembere hano amujyajya yaje apingana na murungi yaramukurikiye amujyajya bamukurikirana yaje amukurikiye Yorulmadın mı? ntabwo urarukira oya Ne yalan sanye nkubwije ukuri narushye nashize varmış. rwose urugendo ntabwo rwari rworoshye Ne yapacaksın? none se wogiye Güneş doğarken toplanıp numvishe ngo izuba jya kurasa iyo rirashe abantu hano muri aka gace bahurira ahantu hamwe bagasenga nshaka kuba ndi ahantu heza kugira ngo nze gufata shoti yo ku rwego rwo hejuru akubita ifoto nziza cyane bose bari gusenga anlamadım. nka kera se nk'uko yabigenza Söyle. siraguye ko se amafoto yawe nagiye nyarebamo Eskiden güzel kareler yakalıyormuşsun. rwose wahoze uzi gufata amafoto meza nahoze ngira nkaho noneho byashize Hadi ngaya noneho Bu defa olur belki. kuri iyi nshuro ahari baraza kwishimira amafoto yawe bazaha agaciro Her afite amafoto menshi meza gusa ni kenshi batamuha agaciro nk'umunyamakuru rwose w'igitangaza fotoğraflar bir akaguma hasi
Niye ölmeden değerimiz bilinse bari. Sawa. Nereden çekeceksin? Rwose negereza. Yo kuzamuka ahantu bari ahantu hitaruye kugira ngo bose baze kuba bari hamwe igihe baza kuba bari gusenga. Aze kuba rwose ahantu hitaruye kugira ngo afate ifoto nziza. Bu anı kaçıramam. Bose bakaba baruhutse. Emirler Oya. yanındaydım diye film yaparım. Shaka ko rwose igihe uzafata rwose ifoto nujya kwereka ku isi yose zaba nanjye mvuga ko igihe wayifatisha nari mari. Noktada değil mi? Öyle. Gusa none Sen iriya gurupe y'abantu babicanyi ntabwo iba kure y'aha hantu. Sonra olmaz. Ibyebe intagondwa ntabwo ziba kure hano. Bivuze ngo anytime ashaka kubagwaho barebye nabi. Ni iminsi mike nk'aba hamara. Aha. Nta bibazo bigomba kubaho bo bariyizeye. Ni iminsi mike. Gel. Iminsi mike bakora ibyo bashaka baye gukora byibanze bagenda. Naho ibintu byo kwatinda cyane mwashiduka babaguyemo bakabakorera ibintu bakora bakafluna. Ushaka kuvuga ati wowe uri mukafiri nka Rufendeke. Cyumva izina Rufendeke utumva ku mukafiri. görülüyor. Anga review nziza. Ushaka kureba? Amujyajya akira reba nawe. Amujyajya ashyiramo arebe ariko hari akabazo ufite. Akahise kandi kabazo. Kalmamış. Ko bisa nkaho nta memoire ufite. Sigaye nk'amafoto nka 48 yonyine ngwiki. Ay. Boş kal. Zindi karita nazisigiye çitamananye igikapura cya cita. Bana diyeceğine keşke sen uyusaydın. Bisa nkaho ari wakaba waruhutse. Sorun değil ben. Nta kibazo none sinjye kuzikuzana izo karita. Harbiden alır mısın ha? Yes byaba ari sagenda sizinza neza memory card. Ya o kadar yol. Hako warasaze. Sen- Wakabivuga ngo hoya nugeyo rwose bireke ni kure. Hako atinyuye tugira ngo ngeyo. Şaka yap. So umbwiye ngo ushaka kujyayo. Boronge sabe we na rwose ibyo byo kubona umukobwa ntimushaka kujyayo nyine kintu zinzanira. Bir de bunu kaçırma. Rero ndabizi ko rwose ibyo washakaga rero komeza rwose ubura ahangaha nyenda giye. Mufato niyapfusha ubuso ufite mu makeya. Sigayemo amafoto make. Bagiye kwiryamira. Hemen döneceğim. Rwose nezerwa ishimisha nagaruka mu kanya. Ndamukubise picha. Ntabwo ko bete picha sha. Akamujyajya sha amujyajya. Yamurebye amujyajya ari kuzanisha ibintu byo kubwibaranswe imbere. Kandi hari abantu batajya bakina iyo mikino. Nibwatinze. Mu cyakara abantu hano muri aka gace ubwoko bw'abantu bw'abayazidisi. Ariko rwose baba muri Syria baba muri Iraq bagiye bafite abantu benshi bagiye baba. Bako ni kenshi abayisilamu bagiye rwose muri bihugu batabemera ko cyane ko rwose imyemerere batayuje neza babarwanya. Bagiye bituma bagenda bimuka bagira izuba rijya kurasa bose bari hamwe. Izuba ryamara kurasa bose bagahura hamwe bagasenga isengesho rigatangira. Niyo mpamvu Murongi Sabe nawe uvuze ati ngomba kuba nta hantu hitaruye kugira ngo mbabone neza. Ya kadar. Nanya gusenga. Deri yapancı. Ikimi Yapancı. Kurudishi kadishi. Paris'e. Ikimi bavugamo. Hafta yudu milleti. Basenga. Sidiyi dostoye zidiyan. Mecidi mevda. Babu Paris'e. Bashyiramo isengesho. Yana başı ve gör. Ngo arimo arafotora amafoto bite shoti za hatari. Amin. Sasa kiranga dore ngo sasa barimo barasenga mu cyakare mu gitondo arabahise baza karabaye. Murongi Sabe reba wari ahantu hitaruye arahitaruye karabaye sasa karabaye arebye ngaha network ni ikibazo ngo abureba bagenzi be ni ikibazo ntabwo yabona uko ababurira. Sasa aramanutse arebe ko yaza akajya akiri kare barimo barasenga baza hejuru y'amazu bagasenga bibutse aka gace gaturanye inagondwa n'abigometse inagondwa ngaza zarabateye cyakare mu gitondo tondoni ese aho ntabwo babemera abisilamu ariko bo muri utu duce nyaboneka nuko abangaba basebye isilamu yacu ntabwo ubundi abisilamu twica abantu ariko abangaba muri utu duce basebye isilamu yacu dukunda ashanga abagwamo ni byebe byaguye mu gacanga biraza bagakora umukwabo kabakoramo umukwabo bakareba ko bose barabasora basengaga abandi iki wapi gitondo cya kare ahandi rwose nta muntu wakagenda ngo bamwe bajye mu kazi ngo batatane wapi bagwamo mu gitondo ndetse nabo barabizi ko basenga mu gitondo cya kare babagwemo mu cya kare urabubona ari kududududududu
kirenge atambikamo jebe gatinze mubyeyi wanga basa yanga abanyamahanga sasa abanyamahanga n'ukuntu bambaye tubona ko rwose atarabina bambaye ubuntu bw'ubura cost yambaye ishiko bw'ubura cost n'ubona yareba uyu ngo yareba ha kuramo filme avayo gake ni chihebe ako yutinyuka umuntu bavuze ngo yarihebye ngo ni ikihebe ngo nabagenda bivuga hano hose ngo ngende ikihebe iba rero yarihebye wese abura kuguheba yarihebye ari we arabareba atiki mu ndebere abantu shaye byangombwa byabo sha mu binshakire mu ndebere areba harimo abazungu dore n'undi rwose wagahara abantu bafite uruhara ku buryo ushobora gukozamo nanuzu usongoye nk'agapapuro gakozaho yahita rwose apfumuka uruhu ariko barayanjye uyareba ahantu yitaruye baza kureba pasiporo zabo wa mbere nguwo mu Budage Berlin ay yaramurebye yese wagatwe aramureba areba undi nguwo Noah aza ku wundi nguwo Chita aza kuri Chita aramureba kureba pasiporo zabo ni ikihebe gikuru areba n'umukobwa nguwo amujyajya okay izi passport hasigaye imwe sasa passport zose ziri hano hasigaye umwe mbona bane uyari hehe na wundi uhari nawe harisi uyari hehe mu cyongereza cyo gusunikiriza wereze he nguwo murungi sabe ngo ntago ari kureba neza ngo amenye ibyo ari byo niyo bari kuhaririza ari hehe where is he ari hehe aherago kuyungu wagahara baza Noah nabyaze n'uyungu wagahara Paulo banga kuvuga ntago bashaka gutanga mugenzi wabo sasu nambabazi sasu kibe nambabazi gifite serujye bikino hoye bashaka gufotora ashaka kugira atebabure n'icyo akora karabaye wenda babasa dembaze kangaye ngo nshaka kubagaza gatatu bose bashyira hamwe murongi sabareba niwe bashaka I said ndavuze ngo where is he ari hehe mugenzi wanyu ari hehe mugenzi wanyu ari hehe ariwa ndapfuye ninjye bashaka none njye baragisha nawe uri hano ngwiki yasuye muri Turukiya arabeshya ni Julius Chita arimo aravuga ukuri mu cyarabu umukobwa amujyaje ari kuvugisha ukuri mugenzi wari kuvuga ukuri Julius Chita William Jire uyu muntu ari kuvugisha ukuri cyamurase nona ari kuvugisha ukuri asanga ku ruhande ntago ajya barabara muri karitsiye bigize intwari uwigize intwari ahangaha ari icyuma asanga icyuma bagwambe baramurasaba bawucicuma amasasu mu kirere sasu barashe sasu rimwe paka muri lensi yo mu rugisabe hakurya barashe sasu ratumbagira paka kuri mu rugisabe Sabore gushaka nayo ngo yasuriye muri Turukiya ugize ibyago ushaka gusanga hano bagenzi bawe ikintu cyababaho Chita bamaze kuvuga ko yasuye muri Turukiya yavuga uburyo Turukiya iri hakurya y'aka gace yahita mubaza ati se Turukiya ni iri ndi kubona hari haruguru niho muri Turukiya niko muhita mwebwe niko iwanyu muhita dore ikigabo turakagabo ariko ntabwo kaba gafite amagara ahambaye ngako neza witegereje urufende kafite ubwanwa nuko yaba ameze sura kagiye kararakara bajya ngo ahora nukirwa gusa umuntu yarakaye mugenzi wabo sasa yaguye mu kidamu mu rwobanga buryo yasokana ari muzima mwana ese tumureke gutyo mwana apfe gutyo bira mupango
mugenzi wawe mu rwobo njye wasinge umanuka muri iki cyobo mugenzi wawe nuko umutamo hano sasa ingwe baragiye barasasha muri lensi ye yarajyana nakwera n'ibintu by'urugamba ntabyo abazi kandi ngo yigize ngo umuntu wadanye cyane ngo rwose ngo inkuru nizo ku rugamba zahe kugira ukicuza ibyakujyanaga ukabadi nari mu bicyubundi haje ibingibi byaje ryari gatinze yarabikangutse Murungi sabe Murungi Paulo baramurashe Paulo rwaniko rwa Paulo rugiye nabi isasu ritagiye guca ku ruhande byakurya agacana ukari ari ahantu hitaruye ntago wapfa kumubona yaje hano agarutse kureba mu gace dore kiriyo abantu bagiye barayitana shawo rewe kubera kugira ubwoba urebye neza uba umubajije muri aka kanya iyo ufashe igiti ukajya guhangana n'abantu bafite imbunda bumva inyoni ubwoba yahwereye bagenzi bapfukamishije abandi bose yazengurutswe agarukanye igiti muri karitsiye akajya kurwana n'abantu bafite imbunda n'igiti giti hiti meka nguwo ahubwo ino giti dusanze ari we giti n'uyu nguyu giti ni Paulo bamurashe shawo bamurashe ubwo bakurashe ni position ugumamo ntabwo bashaka gutera basi ngo bakuryamisha bo sibo abagome zo yapfuye baje ari bane baje ari batanu bari bane hiyongeramo 8 na mujyajya yewe we ko kabaye yewe we angane gutanya kumenya ko ibyo wajemo atari amushinyiko nta bintu by'imikino murimo bajanga nta muntu babwiye ibihugu byabo ntago bizi ko bari hano reba gatogo sasa agace barimo network ni ikibazo ubashe rwamagara iwanyu ngo babwire ati twaraje nubwo twakojeje basi mudufashe dutabare abo sibo rero babatabara batazi ko muhari abo sibo ubwo rero nawe iyo ugiye rwose ukigira komando barakubwira ngo komeza wigire rambo haje ahangaha ikintu gisigaye ni agapupe aseka mwana uraseka ko nubwo n'agahinda byose bikivanga ugaseka banseka mbabaye n'aba ngaba yewe gapupe we bisa nk'ari njye nawe gusa dusigaye tugiye kwibanira twiganirire iyo bundi mu bihe nk'ibi ukinira nk'imbwa nk'ipusi nk'igipupe cyo kujya uganiriza kugira ngo udasara urebye nawe hano situation nk'izo uranasara usigaye ari wenyine abantu bari mu mudugudu abantu bari benshi nta muntu umwe abona bagenzi be nazi ngo bagiye barasesasu nimba yakubise kuri lense nimba ryayikubiseho nimba yesahwera gusa nimba rakawe kayikubiseho hari ibintu muri situation nk'izo nikawe ukajya ngo barakurasha bakarasa nko ku ruhande ukisaka ngo ngo ibifu gute kesanga ese ko yikangamo basigwa bonye iki dore gihari dore kiraha baragiye mudugudu barawica ibyo bantu ngo bikina baragiye wose barawica wose fatanya mahanga cyane nk'aba ngaba nicyo bazize none ntibabakunda kandi musanga ibyebe nk'ibi ngibi rwose ufashije abantu batazi none baraguhita wanze gukorana nabo bavuga ngo iki ngo utarundanya hamwe nanjye abagira ati abasesagura abanyanyagiza abaye mute ntasomye Bibiliya mwebwe fendeke ngo abasesagura nyumvira bana mikino sasa kiranga mudugudu irukanka itabare do hakurya muze mudugudu yarambwiye ntabwo arapfa neza sasa abandi baje
none nk'ibisanga rwose hano abere nambana ngo bajya bura abandi baza bwa kabiri baje nko kwiba baje tamenya ngo baje gukora iki bwatinze hano kuri ruhande abazi hano bamwe bandi basigaye نشكر الله rwose rufe ikaze وجزا معنا rwose Imana ishimwe cyane kugarutsa amahoro يوسف rwose hanga bashima bibaza abantu kugira ngo umenye ko ibyiye bari ibyiye bamenya n'ukuntu biba bitekereza ناوزال biba bishima n'Imana cyane ko umuntu ngo agarutse avuye kwica abantu ngo bikayishima cyane ngo Imana rwose ishimwe cyane ngo uvuye rwose amahoro uraje معنا yadufashije ko kurabica we niwapfa abanyamahanga rwose mubafunga دول اشخاص مهمين abantu se n'ab'ingenzi okay ntacyo reka mbiteho bajyane rwose ahangaha abantu wari uruzu rutarimo abantu none se rufe معك بموضوع hari ikintu kinye twaganiraho ndarushye ahangaha nakebe kandi gashaka rwose gufatisha rufe karamubuze ka Diane kebe ka Diane abanyamahanga ngabo funze n'ibintu ku mutwe لا umva wihatiriza نشوف حدا قدامه nta muntu umwe rufe ajya yitaho سكرت امك cacaka خدي معك زلمه باخذه الاشخاص fata umusirikare umwe mujyane aba bantu mushyire mu modoka اللي جاي مستعد bajyane hamwe hafi yaho rwose tubika intwaro bajyane abanyamahanga hano turi muri Syria amahanga urumva no muri Turuki abanyaturuki abaturuki haya n'abaturuki n'abaki nabo muri Turuki ubwo none se nago bababo none mbisebo babazanye hano asangaha namwe umenya ko rwose ibyo urimo utazonya kujya ukomeza yamvugo ngo ibyo ndimo ndabikomeje ngo ibyo ndimo ndabikomeje ibyo uri ukomeje ibiki mwecare hano we Julius Chita ngasize fiance rwose wabo fiance ziko ngo ari mu Bwongereza nazi ko ageze muri Syria rero ubwana rufendeka kumva ngo ngeze Bugande ngeze utese ngo amaye inka ye rero gusa singeze cyabisheshe basanga niho ageze ejo mwavugana gusa sindi kimisagara yamaye inka mwongera kuvugana ageze kure yegereye mu Burundi hakurya mu Ngozi abantu babaho gutyo rwose usanga buri munsi bagenda rero uyu nguyu nawe yagiye niko agiye kuzira Julius Chita numbaze ngo abisobanura kuri no Chita we gute none se abisobanura ate bundi wari wamurekuye haje abandi do izi muzi sake sha murebe ikindi kigabo cyaje hanga haje Sami Switch n'agatsiko ke ba PDG ba Sinte bose baje hano bara nta kintu baba basize ranga twakiba Sami Switch arebye ariko uyu nguyu w'ibitsitsino afite uruntu shaho rw'uruntu utamenya ngo nuruki mudugudu hanga yuko akiri muzima gusa ntakiri muzima ariko se abantu hano babaye ibita mwibondo kiratungukiranya mbega Sami Switch uyu ngo ari munsi yitsimbye hano agiye rwose yisanisha yakoze icyo bita camouflage yisanisha n'abapfuye bibaza abantu babona ko rwose uhumekamo gake bakagukorera bino babonye kuri muzima byo kuba muzima rero dore hano yisanze mu rugisabe yari amaze igihe yibera mu Bwongereza azi ko rwose ngo demokarasi yacu ngo twese twemere kuvuga iki dore n'ubwoba yaragiye aryama aho ngaho mpaka baragiye rwose bariba abo ngo Sami Switch bonago rwose ari ibyebe bindi gusa n'ubundi bihebyemo gake baraza akajya kureba aho ibyebe byisha abantu bakiyibira bakikomereza ni Sami Switch Sinta PDG nabazesto bose avayo yarebye nkamuze mudugudu agiye nabi mudugudu bamupfumuye inda karitsiye yose hanga bayishe nagondwa ba rufendeke nta mikino bagira gusanga ufite abanyamahanga utabavuze bahise bakazira none babakunda abantu bafite imico itameze neza nk'iyabo
yavuyeyo kandi yagize amahirwe rwose aha Samisi wicara abonye ibintu by'ibisogisi wabyiba sibwo abyibye rero agasanga urimo arahumeka agupfumura ahereye ku we sasa kugira ngo umenye ko umuntu ibibazo bye bitajya bishira dore ngo haraza sasa impyisi zivayo aha turi kumva amaraso abana b'abantu bapfuye ndapfuye rero fata inosho ku mpyisi impyisi wahise tukirira inyama koko zisubira inyuma akose wahise tukirira inyama narakobeta inosho aha wewe yararakaye zisubirayo ni impyisi zizumvisha amaraso zije rwose kuba zinyweraho zibonye byo kurarira asanga yarabarebye mbacukurire cyangwa aho nanga babona agiye kubashyingura ari mu gace wenyine asike gucukura sasa uri umwe ibaze icyobo cyajyamo abantu bose yacukuye akantu kanzinya katajyamo n'imbebo sinabashyingura sinabibasha uwo sinjye ucukura urwo rungana kandi yarebye neza asanga abantu umudugudu nk'uyu nguyu wabakiriye abari cyane hanze amazi zaza zikabarya sanga areba bafite za firigo zirimo iki nacyo ndebe ko narya fa kurya ibintu byose ubonye ngaha kurya ibintu by'ibipwavuro kapfa kurya ibikaroti aha menya wajyana karoti z'icyatsi wamenya ari ibiki se mwagiye yose haraho mwabaye se nizo zihari zo bazita jipe kirote yaje hano ino karitse kuyivamo ugapfa kugenda gutyo gusa ntabwo wapfa kugenda ugomba kwanza ukamenya ugiye hehe ni hano nawe wicaye ugahita ubona buri wese bagutayeho yima uhita kuhava se ugiye hehe umunyamahanga hano hose ugeze bakubona kuri umunyamahanga urebye udufoto yafashemo twafashe harimo twa mujyajya rwose mujyajya ntabwo wakawe waraje ubyihorera muvuga nawe nta kuba ari hano we bitanga iki yaricaye ari muri karitsiye wenyine mu mudugudu ahantu hitaruye hakurya kure iyo havuye ugenda ugera ahantu rwose hari abantu byigomekeye biki nibyo bigiye bazenguruka rero ntupfa kugenda utazi ngo ugiye ugiye gukora iki naryamye umukeraho beka kwicaho ukabura icyo ukora kandi ntabwo waryama yaze kuryama gutya muri aya mudugudu ngo uryamemo nijoro bangweho ntabwo yapfa kuwuryamamo bamuguye yose agenda akaryama ahantu hitaruye mwite Wilson igipupe aha yatangiye kugita izina Wilson wakwita Wilson wa gipupe we igipupe agiye kugita Wilson nibyanga cyite musonera ujya kuryama ahantu hitaruye ntabwo waharyama nyirizina akabyukira ongera akabyukira ibyo usanga rwose muri ubu buzima kugira ngo buriya ngo rwose ibyo mubona imitungo ngo ubutaka ngo amazu uri wenyine se byakumarira iki afite karitsiye yose niye abantu aha ngaha bose yagiye abashyira ahantu hamwe arafunga abantu babishe rufe na bagenzi be rufenderi arafungaho kugira ngo atagira icyinjira aje aha ngaha mu mazu yabo arebe nta kintu nabona nakifashisha arebamo mbibutse Samisi wici na bagenzi be n'ubundi bahageze kare iby'ingenzi babyibye rugikubita arebye hano mbonye icyo mbasha ndahamagara ibintu by'ibyombo rero ukuntu utamenye ukuntu bikora ushobora guhamagara ugashiduka uhamagaye mu byihebe ari bufatishe ngo rwose ngo ndananga ngo ndi mukobo ya ugomba kugira frequency ufatisha neza ugahamagara nyanga areba neza ashyiraho karensi ke kandi lense ya mbere yangiritse asafata ikarita umuntu utazanga neza atanya kubara neza nci hano akazominga neza iranzira ndabona napfa kwicamo nyicamo se cyangwa wacha hari abantu bari guhura nabo yamaje kubona ba Samisi bari ukwabo
Yamaye kubona ko Rufendeke na bagenzi nabo bari ukwabo abitwa ba brotherhood. Ni ibyihebe. Byebe bizwi birazwi neza cyane birazwi muri bihugu. Ni ibyebe bimwe byarihebye biriheba koko. Mbaze ngo umuntu ni gute afata umwanzo wo kwiheba. Ariko nyine ariheba tu. Yenda bwira n'abantu bose ko yihebye bakamana ibyangombwa ko yihebye. Bikemezo mpuzamahanga rwose genda yerekana n'abapolisi ko yihebye. Bwatinze bagenzi ba Rufendeke bagarutse hano. Ha aje sanga bahageze none بعتقد مات لهلا baje kurana nimba rwose bamubona basanga bara yarapfuye wana twisubirireyo baje kurana nimba bongera ukabona murungi bakiraho Ismail yagarutse aje kumureba ha Ismail ndabonye agiye kunsubizayo asekamo Ismail mukagaruka yasanze umudugudu wose uwuzemo yewe uri muzima baje kuraba umusirikare wabo basize bamuteye mu cyonyo y'iminsi dore ibigori byagarutse ngo kumureba yakatitabara asa cyane muzima buri agize gutya Ismail asubirayo Ismail yahise abona ko yagaza indimi osinge ndigendeye ayi wenda apfuye aragiye Ismail kuba agiye sasa ariko kabini wo hano uhazi ntibamenye inzira mu kinya kugira ngo asubireyo agiye gutya nta muntu mbonye akandi kibe mbonye umuntu no kibe ariko mbona nga cyanashaje kibisaziyemo ugifite experience mu kwiba yari hano nyuma y'umuryango afite akuma nga gashyo nagukubita umushyo kwica umwe ni guhita rwose wizira ahubwo ko bose bahita baza ibyebe rero bifite n'imbona njya ibyeba nga rwose biragaragara ko byihebye bw'amahirwe nga bisubirayo birikomereza nari mfuye to gusanga Ismail rwose aramubuze Ismail arabirebye avuga ati wasinge uguma hano avayo Murungi sibwo agiye kumara umwaka wose aba mu mudugudu ari wenyine agiye kwiturira akamubaho yarebye Ismail aramubura Ismail yamagaye Ismail aragiye ndapfuye ndavano sasa ne Ismail mwana afunze po yangacyo mwana afunze cyo Ismail kodo byose biranga Ismail bimfabusa Sumayiri yakwera gorize nugupfa gufomboza Ismail imba witwa mwana afunze imba witwa kodo simbiza ariko Ismail yarahamagara gwansigara arasakuza ariko bitanga abana hafi kwivuruguta akubita ibikote hasi to sinabwiye ko hano ibintu nk'ibi ngo wagiye gucuka na Sara Murungi sabe icyonzi cyanga ibyo yigeze gusimbi yabisimbi n'amakomba ahubwo Ismail basi bambabari Ismail kirarira kiri bugisha biranga aronga nungo ndi guseka nk'abantu birababaje ariko nta kundi neze ngirende ajangara karikira hano ndaguye ngo bya bintu byanyu mudashaka gukoresha ubwenge bwanyu ubwonko urabukoresha bugashyuka bukoresha yatanya arabara ibyabara numbaza ngo nimba ari byo nimba atari byo simbizi ikaritsi imwe ntago yivamo aza muri firigo arebe ko nta yindi jipe kirote yabonamo ibiryanga naragiye birabora biruma bipfuye muri firigo kagira karaseka manange none ngire guseka ko byongeye iminsi yo kongire neza ibiryo ni ibyibura yatangiye ibintu by'ibikaroti by'icyatsi haza inzoka ndapfuye inzoka saza kujya ko manu nabo bagenda biheba none se yagiye kugira sosiso noneho si yose nyamacoma nta bintu byinshi anga urarakara nawe umuntu ava mu misozi ugasanga inzoka ko nazi byaro kwirya rero ugasanga ubumara bwayo yokeje nago bushira sibwo baye nkayo agiye kwirya biranga ajya kuruka gusa bingi yari iminsi ya mbere ibyo nibyo bawigira urazirya se ko n'ibikeri n'ibiki byose n'amafuku birya n'iminyorogoto shidukuri kubirya kandi ari nabizima sasa ngaho bafungiye ndibaza aho turi hera simbizi ngiye naho bigeze ngiye Julius Chita mananye hatat olabilir dushaka turi muri hatati wiki bose bikanga hatati
Buraya geldik mi? baba batujyanye aho hose birashoboka ha none biratugendekera bite Duracaklar değil mi? satwica we ceceka icecekere Vuga cyane ngo bitanga iki Sınav buna biliyor musun sen? Buna biliyor musun? wabuza abantu abanyamakuru baje guca ibihanga namba bazajya bagira abanyamakuru kaza kugitwaye hano kuko mana ye kitamana nyine ngo nzarya duke twacita magic nige niryamye none ndebera washatse amakuru yo ku rugamba dore icyo mukoreye Sus. gusa wacitse we citora sakuza ngo bitanga iki Sakin ol. duza oya Bundayız. oya rwose tugire ka courage n'umurava esprit tugomba gucika sibyo Kaçalım. Baba kaçamaz mıyız? none ducitse dufite amahirwe na twacitse ngo ducike gucika kandi Üzgünüm ama. bihangane kukubwira ibi gusa Da götürdüler. nimba abantu batuzanye ni muri atati ukuntu gahunda zimeze rero urabona uko zimeze Kaçış. bivuze ngo n'ubundi twamaze gupfa icyo gisigaye no gutegereza nyine igihe bari butwicire ariko n'ubundi turabapfa ni none ko Yesu ababwira nimba twageze muri atati n'ubundi turabapfu nta kindi gikurikiye byo gucika urimo uracika ucika nde twapfuye byarangiye ndapfuye ibaze rero kuri kumwe n'umuntu akagukeneye ko mwapfuye wagira ute uko babona gutya bicaye ngo bapfuye aho bicaye bayebera urwaje gupfa byo byarangiye bapfuye sasa hangari murungi we rwose agiye karitsiye rwose aho ngo do zayisaziramo karitsiye ngana ukwisaziramo yambaye ngana ndakora iki koko mbigenze ne araza nk'akazenguka karitsiye akayizenguruka akayigarukamo nuko abantu batabaye nuri baramenye kwibana atazi kubana bagenzi be do yaje mukure hano akabanga ngako nawe waragiye urabura twaye ngo wari wagiye imahanga ngo warabuze ngo bona amafaranga urabura ukora umuntu agakubesa ikintu mu mutwe kwera imijinya Adamlar sorun mu çıkardı? Bize kimlik satmaya çalıştılar. sasa ngabonye ibyangombwa abona irangamuntu yibuka ko rwose ari cyo yamubwiye Ismail Kimlik mi? kuki dukenera sirangamuntu abantu bafite irangamuntu hano nga brotherhood rwose irabareka bagataba ko bishakiye irangamuntu zabo batanga hari irangamuntu batanga iyo uyifite uragenda ukagenda irangamuntu sasa ndayibona gute sasa hari mugenzi wawe waguye mu cyobo ashobora kuba afite irangamuntu yakitwaza iyo yaraguyeho menya ari y'umukobwa iyo ngo nkwereke sasa icyobo cya metero 8 do ndajyamo tu angana nta yindi mahitamo ufite uri wenyine ugira ute uvanga ugiye gutyo gusa baraguhitana aramanuka mu cyobo arebye neza arebye hejuru yewe ariko nanjye maje kwiheba pe yarebye icyo ngezemo menya neza avuga ko nanjye narihebye noneho ndabyemeye menya nanjye maje kwiheba ibi ni iki ahangaha usanga umuntu rwose nk'umubyeyi waramutse amweretse nk'ubuzima agiye ucamo kugeza aho ugeze muri aka kanya umubyeyi washaka kurega agahita agwa nk'igihumure ibaze umubyeyi wabonye ko ari barimo kurya inzoka ari kujya mu icyo bita hatata hypertension hano nkanga rwose bati cyane n'ubu navukiye iki ni ibise byari ibi ndebera azanga ndagusaka ariko byo wigira ndagusa bwasanze uyu nguyu n'ubundi nawe yarara aho ngana arangamuntu yagiraga kandi yagiye mu cyobo cya metero 8 nibwo umenya ko imyako ari imyako azana wamaye irangamuntu koko irangamuntu arebye anga iyi si ifege narikenera naryo ntawamenya abanza riheraho hereye ku ifege ava irangamuntu ndayijyana utuntu twose twibanza aramusaka aramucakaza yaguye mu rwobo nta kintu ufite se hamwe n'udufaranga twibanze se uyu musirikare nawe ari hasi yaramusatse kirangagisa ku musirikare muzima umusirikare ni muzima ntabwo yapfuye kandi haza karabaye ndakuye mu muntu gisabe yagorwa dore sasa mana yanjye umusirikare yaguye mwana kuko mwana ntabwo yapfuye agiye kumurika sasa agiye gupfira mu rwobo ndakuye mu muntu gisabe yagorwa yaba umusirikare ntabwo yapfuye umusirikare yamuzukiye karabaye baba ndagega nuko gagenze shana we
Ziko musika avuye muri koma. Nuko kagenze episode ya mbere nimba bizagenda cyabite mu runge sabe. Bagenzi bose bo bizabagenda cyabite. Ya episode ya mbere twarebaga ya kabiri mwicikwe n'izindi zose muzicikwe zose musanga giti.net n'abakunda cyane cyane professeur engineer Dr Ingoranya so sweet. No butungane ingingo y'abarenyela muzere yani ndani kabaka ndani bebe. Ndabashimiye. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera kabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 07 88 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07 giti.net, the free movie tree. Bantu mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangira ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzo ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore bategerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona service zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 078 216 130 cyangwa 078 249 789.